Ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka ni Abanyarubavu, tuboneyeho umwanya wo kubihanganisha. Ni abantu bamwe bari bavuye gusenga bataha mu murenge wa Rugerero. Rero birumvikana iyo bimenyekanye kuko abantu baba batunguwe baraza bakaza gukurikirana bagategura n'uburyo bwo kubaherekeza mu cyubahiro. Yari yacitse fire ihita ikubita gute ibanguranya, imodoka nayo imaze kugenda ihita iryama hejuru yindi y'iyo vatiri, ihita iryamaho n'abandi nabo bawusimbuka umukingo barguye upfa umukingo. Ariko ngo nawe warusimbutse? Narusimbutse kuko nyine icyuma ipoto ryaguye rijya kugwa gutya hamwe no ku kuguru bitangomeza nirukanka. Ariko impanuka nkaba nari ngorera hano mu mujyi Gisenyi ku bitaro, hakaba habereye impanuka nka saa saba n'igice hafi aho na 40 gutyo niho byahise bibera. Hano hafi n'ibitaro? Hafi y'ibitaro neza ahangaha. Imodoka nyine urumva yari impanuka ari kontineri na vatiri izamuka na moto nayo yari impanuka, yari yacitse fire ihita ikubita gute ibanguranya, imodoka nayo imaze kugenda ihita iryama hejuru yindi y'iyo vatiri, ihita iryamaho n'abandi nabo bawusimbuka umukingo barguye upfa umukingo. Nuko byagiye kuko ngiye narindi hafi hano gutya nanjye byari biri hafi yo kungonga. Byabaye bireba? Yego. Ariko ngo nawe warusimbutse? Narusimbutse kuko nyine icyuma ipoto ryaguye rijya kugwa gutya hamwe no ku kuguru bitangomeza nirukanka. Ikamyo ukurikije uko wabibonye, ikamyo yazaga imeze gute? Imodoka se yagendaga gute? Yazamukaga ndetse na moto? Imodoka yari iri kumanuka, cyakora yari imanukamo gake. Byageze nyuma nyine gukata birabigora ihita icika fire. N'iziri ikamyo n'iziri kuzamuka nazo nyine nazo zazamukaga gake. Iyo modoka nayo ivatiri yari izamuka gake, nuko guhita nayo yikubita gutya nyine kubera ko yari yacitse fire. Ntabwo bagize? Nari mbufite bwinshi cyane. Polisi yahageze? Polisi nayo urumva ahubwo polisi nayo yari iri inyuma y'iyo modoka y'ikamyo, byari biri inyuma yayo, nayo nyine yahise ihagera niko guhita itabara itabakuramo. Impanuka yari ikomeye cyane? Yari ikomeye cyane byadanje. Nkawe wari uri aha ngaha ibikimara kuba ibyo wabashije kwiboneraho, hari abantu baba barokotse cyangwa se baba bayiguyemo? Ndikuma hapfuye 3, ariko abandi nabo 3 bakomeretse, abandi ntabwo bari barabakuramo sinzi ngo biri gute, ariko nabo uko byashoboka kose ntabwo baba bari bazima. Ubwo 3 bapfuye uvuga ni abahe? Ari moto, ari imodoka, ni abari uko biri kose ni abari bari muri kontineri, ni abari bari kuri moto ahubwo, n'umwe wari uri muri kontineri. Abo bo mu vatiri bo kubera ko bakiri munsi ntabwo twari turamenya ibyabo. Numvise nyine imodoka zikubitanye, zimwe zazamukaga izindi zimanuka. Ubwo yari imodoka imwe iri kuzamuka ntoya na moto iri kuzamuka iruhande rwayo, ubwo n'imodoka nini nayo ibiramanutse. Kubera urumva nyine njye ntabwo nari mbyitayeho neza bitewe n'ibyo nari ndimo, ubwo nahise manuka, nahise numva nyine bikubitanye mpita nyine mpunga ngewe ndirukanka. Ubwo nongeye kureba inyuma nyine mbona imodoka nyine ziri kugwirana zangiritse cyane, ubwo nyine mbona n'abantu nyine bapfuye. N'ibyo ngibyo. Ni impanuka yari ikomeye nka wenda uko wanabyumvaga bigongana? Yari impanuka ikomeye cyane inateye ubwoba, kuko urumva abantu bageraho birukanka bahunga, urumva bamwe n'imitima yendaga kutuvamo. Ntabwo byari kuba ari impanuka yoroshye, kuko impanuka ihitana ubuzima bw'abantu ntabwo ari impanuka yaba yoroshye. Nta bwoba wagize? Ubwoba bwo ntibwabura, n'ubu ngubu buracyarimo. Ariko ngo akamodoka kazamukaga ngo iriya kamyo ngo yagaturukije ruguru kugeza hariya tubona yakaryamiye. Gatsikamiye cyane ariko bishoboka, sinzi wenda n'abantu baba barimo nimba bagihumeka, ariko nyine yangiritse cyane bishoboka.
ariko ngo yagakuruye impanuka igakurura. Urumva nyine byakubitanye nk'imodoka iri kuzamuka n'indi iri kumanuka, ubwo nyine wenda yagiye nyine yikurubana, wenda iyivana ruguru isa nk'iyimanura nyine bitewe n'ukuntu nyine yagendaga iyikuba. bikimara kuba hari ubutabazi bwahise buboneka? Hari ubutabazi bw'ibanze nyine bwahise buboneka, abantu nyine ba polisi zahise zihaza na ambilanse nyine ziratabara nta kibazo. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo baburiye muri aksida muri iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Ntengo, hano hafi ya sitasiyo y'amasitasiyo hafi y'ibitaro bya Gisenyi ku muhanda umanuka. Ni impanuka yabaye mu masaha ya saa munani, ko nanjye nayigezeho imaze kuba. Rero umunota yabereyeho ntabwo navuga neza, ariko yabaye nyuma ya saa munani, muri ayo masaha ya saa munani. Ni impanuka rero yatewe n'ikamyo yamanukaga hanyuma igwira imodoka yari itwaye abantu bari kumwe, ariko mbere yo kugwira iyo modoka yabanje no kugwira kugonga umuturage wagendaga ku muhanda ndetse n'abantu bari kuri moto. Ubu rero tukaba tumaze kubona, ariko nta yindi mibare isigaye, twasanze hari abantu 11 baguye muri iyi mpanuka, harimo abana 5 n'abakuru 6. Icyakora hakaba hari umuntu ugihumeka uri gukurikiranwa n'ibitaro bya Gisenyi. Akabazo k'amatsiko nabaza, mwubatse uriya muhanda mwise bypass, ngo nibura amakamyo ajya kuzenguruka iriya ntajya anyura muri uyu muhanda abantu benshi bazi nka Kicukiro ukunda guteza impanuka. Ese ni ukubera iki amakamyo mutarayobora ngo ajye kuzenguruka iriya hirya? Mwaduha update kuri bypass mwubatse ngo amakamyo ajye kuzenguruka nanyura no kwikana. Murakoze. Uriya ni umuhanda koko nawo wateganyijwe, wubatse neza, uzajya unyuramo amakamyo n'izindi modoka. Ariko burya kugira ngo umuhanda ukoreshwe habanza kubaho gusuzuma niba ibyangombwa byose byuzuye. Hari rero itsinda rihuriweho n'inzego ryahasuye, tugenda muri buri bice byose by'uwo muhanda. Tusanga hari ibintu bigomba kujyamo nk'ibyapa biburira, hari ahantu hagomba gukosorwa, hari noneho ugeze mu mujyi hari ahantu twasanze hagomba kongerwa, hagakorwa amahuriro y'imihanda. Murabizi amakamyo akenera ahantu hanini. Ibyo byose tubyemeranyaho, noneho ubu biri gutegurwa kugira ngo bikorwe, noneho tuzarekure amakamyo ahanyure. N'ubu ngubu arahanyura make, ariko kuharekurira amakamyo yose ibyo bitaranozwa, nanone havuka ibindi bibazo. Ibyo rero nibyo dutegereje ku bufatanye n'inzego duhurira mu micungire y'imihanda, harimo Minefra n'ikigo cya RTDA kugira ngo bikorwe.